igihe cyose ibyawe bizabayobera kubera ko uhabanye nuko bashaka. Ntabwo munyumvise, uhabanye nuko bashaka. Abantu bashizeho komantere ariko rero ngo bakirirwa baratubwira ngo buriye indege, ariko ubu nkanje ndavuze ko nuriye indege. Babwira ka kabiri, yego turacyari kumwe cyane. Icya kabiri ni isezerano dufitanye n'Imana. Nuca mu mazi ntabwo uzate. Imana ishimwe Atukuzwe. kandi buriye icyiza cy'Imana ntabwo igisubizo igikura kure y'aho wasebeye. Aho ngaho wasebeye ni naho ikura igisubizo, yarangiza ikagusebezura. Yamvuze ikinyaruhengeri. Aho wasebeye ni naho igusebezura. Ramubwira iti iki gihugu bakujugunyemo, iki gihugu ubereyemo umushumba w'intama, ni naho uzabera umushumba w'abantu. Imana iramubwira ngo Dawidi we nzabana nawe nubwo amaboko ya mama wawe yakujugunye, aya papa nakakujugunya, ndi Imana iramira uwo bajugunye. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Atukuzwe. kandi buriye icyiza cy'Imana ntabwo igisubizo igikura kure y'aho wasa. Nitwa Vestine Nyirapasika, ndi umubyeyi, mfite umugabo n'abana 4, ku izina ry'icubahiro ni Mama Baraka. Ndi umukristo mu itorero rya DPR, hanyuma ndi umuturage uri kubarizwa mu mujyi wa Kigali. Kuko ineza y'Imana iracyakomeje. Garuka ushime kuko ineza y'Imana iracyakomeje. Imana ishimwe. Munyemerere murambure Bibiliya, turasoma muri Zaburi 132 umurongo wa 4, nidushaka turasoma n'uwa 5. Dusome mu izina rya Yesu. Zaburi 132 umurongo wa 4 aravuga ngo sinzaha amaso yanjye bitotsi. Kadusubiremo aka kajambo kararyoshe. Sinzaha amaso yanjye bitotsi, n'ibihene byanjye sinzabiha gusinzira. 5 ntarabonera Uwiteka ahantu, ntarabonera intwari ya Yakobo ubuturo. Dusubiyemo ntaco byadutwara. Numvise umukozi w'Imana avuze ngo gusubiramo ngo ni nyina w'iki? Nyina w'ubumenyi. Kari akajambo karyoheye. Haravuze ngo sinzaha amaso yanjye bitotsi, n'ibihene byanjye sinzabiha gusinzira, ntarabonera Uwiteka ahantu, ntarabonera intwari ya Yakobo ubuturo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Nari mvuze ngo mwakire neza ijambo ry'Imana. Jambo ry'Imana ni umutsima. Iyi Zaburi abahanga bavuga ko aha dusomye ni umugabo witwa Dawidi. Dawidi wa wundi bamaze kutubwiraho, watoranijwe akaba umwami, amaso y'abantu atabona ko yaba umwami. Uyu rero niwe wanditse aha dusomye. Ubundi Dawidi
birasobanura ngo ukundwa n'Imana mu Ruheburayo. Iyi Zaburi rero yayanditse amaze imyaka 2 ku ngoma. Niho yari amaze imyaka 2 asimbuye Sawuli. Amaze kwicara ku ngoma aravuga ngo sinshobora kwibagirwa inyimitse kandi amaso y'abantu yabonaga ko bidakwiriye. Aravuga ngo nkwiye gushimira inyisu w'abantu batabona ko ndiwe, ariko Mana we aravuga ngo ntabwo nzaha amaso yanjye ibitotsi, kuko gusinzira nta cyiza kivamo. Ntawe ukora asinziriye, ntawe ugenda asinziriye. Iyo umuntu asinziriye uretse ingonera nziza, ntawe ujya kuri banki asinziriye, ntawaza gusirimba asinziriye. Reka aravuga ngo nshingiye ko yaravuye kure asubiza amaso inyuma. Niba hari umuntu Imana ikunda, ni umuntu uhora wibuka amateka. Ntabwo aba bantu banyumvise. Umuntu Imana ikunda kandi ikamwishimira, nayo ikamuhozaho ijisho, yataka ikamutabara, yayihamagarika Kote vegar sofali yariri ikamuhanagura. Ni umuntu uhora wibuka amateka, kuko iyo wibutse amateka ntabwo wica amategeko. Ndafashijwe. Amen. Nubwo utafashwa Nyirapasika nge ndafashije. Iyo asili oneho prayed nice. Iyo uhora wibuka amateka ntabwo wica amategeko. Ngo keranje kwa kundi nari meze none dore ukomeze, bigutera kubaha iyo yakugize uwo nguwo uri we. Hallelujah. Uyu Dawidi abahanga bavuga ko yavutse mu buryo budasobanutse. Yesayi ntabwo yamubyaye ku mugore w'isezerano. Ni nayo mpamvu bamubajije ngo mbese nta wundi, yameze nk'ushidikanije. Kubera iki? Dawidi amaze kuvuka, nyina wa Dawidi na se wa Dawidi agiye inama ko bazajya bafashanya mu ibanga. Bigeze aho se wa Dawidi ntiyubahiriza ibyo yaganirije nyina wa Dawidi, ntiyaje amufasha. Birangira nyina wa Dawidi arambiwe, aravuga ngo ibi byo kugira ibanga sinabishobora. Ahita afata Dawidi araza mujugunyira se, avuga ati byari biri mu mabanga bishirwe ku mugaragaro. Abahanga bavuga ko ashobora kuba yaramumujugunyiye ari hagati y'imyaka 3 n'irindwi. Hagati aho ngaho Dawidi yari akiri mutoya. Hanyuma ise wa Dawidi ashakisha uburyo ki yakwica Dawidi mu kinyabupfura. Aravuga ngo muhotoye byamenyekana, mfashe icumu nkamutera byamenyekana, ahubwo reka mwice mu kinyabupfura. Afata abana bo kwisezerano abashira mu ishuri, aribo twumvise bari yabo na ba Minadabu. Abashira mu ishuri abaturaho n'ibintu bikomeye cyane ko yari yabo ngo yari umusore muremure. Isabwa ati nshingiye ukuntu uri muremure, weho ushobora kuba umugaba w'ingabo. Amugize umugaba w'ingabo, ariko si Imana ibivuze. Ntuzaterwa ubwoba n'ibintu abantu bavuga. Ibyo abantu ntibikomera, hakomera iby'Imana yavuze. Harimo nk'abantu 3 banyumvise batanga, abandi bagatera haleluya. Yahinduye umunezero, afata abari yabo abaturaho ibintu bikomeye. Arangije areba Dawidi aramubwira ati wowe iyo nkubonye ibyawe biranyobera,
kandi koko umuntu wese uri mu mugambi ibye biyobera abantu. Igihe cyose ibyawe bizabayobera kubera ko uhabanye nuko bashaka. Ntabwo munyumvise, uhabanye nuko bashaka. Uko bashaka ntabwo ari kumeza igihe cyose. Ndi kubona banyongereye iminota, mwitonde. Barayongeye bari banyiheshejwe duke. Noneho aravuga ati Dawi, wewe iyo nkubonye byawe biranyobera, ariko hari ibyo ndi kubona wasa nabyo. Ngo wagira utera ibyo babona wasa nabyo si byo uzasa nabyo. Uzasa uko Imana yavuze. Kubera iki? Iherutse kubwira Yeremiya, iramubwira ngo nakumenye ntarakurema. Nuvuga ngo nyina wa Nyirapasika na se wa Nyirapasika, umwe atari yabwira undi ngo sheri, undi ngamubwire ngo hani, Nyirapasika nari mu bitekerezo by'Imana. Nibyo. Ntabwo papa wari kumubwira ngo nzagenda mu ndege ngo abyemere. Gute? Ko yapfuye ataragenda no mu modoka. Aba bantu ko barakenda bagira ngo uhimbe. Usanga abantu bashizeho komantere ngo ariko rero ngo bakirwa baratubwira ngo buriye indege, ariko ubu nkanje ntavuze ko nuriye indege. Nayuriye ntagiye mu butumwa bw'akazi, nayuriye ntagiye gusura data wacu, ahubwo ngiye gukorera Imana. Haleluya. Iyo Mana ntayishimiye, ubu koko sinaba ndi umwana w'ingayi. Imana ifata umuntu ikamukura mu busa ikamugira umuntu. Niba mutananiwe muyikomera amashyi. Nukubera iki? Kubera Imana. Nukubera iki? Kubera Imana. Ntabwo ari amashuri, oya rwose ntabwo ari imiryango. Kubera Imana. Wewe uraje uracungana na dirije kugira ngo tutica gahunda, kuko iminota iri kwihuta. Noneho aho atariko rero hari ibyo ndi kubona wasa nabyo. Abafashe igikoti arakimwambitse, abafashe inkoni arayimuhaye, yibwira ngo ari kumujugunya na hari kumwohereza mu mugambi. Amuhereza udutama tubiri, aramubwira ngo ja mu ishamba. Umwana uri hagati y'imyaka 3 n'irindwi amwohereza mu ishamba. Dawidi ngo agere mu ishamba, umugambi ukomeza kumukurikirana. Haleluya. Ngo umunyamasengesho agera ku rwego ahinduka amasengesho. Imana iri mu ijuru ngo irebye umutima wa Dawidi, ngo ibona afite umutima umeze nk'uko ishaka. Ivugana nawe iramubwira iti nzakugira umwami. Dawidi atamina, ariko nta gihugu kitafite umwami. Imana ati kugira ngo umenye ko ari njye uvuganye nawe, nuko kino gihugu wababariyemo ari cyo uzaberamo umwami. Dawidi ati amina, ariko Sawuli ntiyari yapfa. Imana iti sinkangwa na Sawuli, kugira ngo umenye ko ndi Imana ishobora byose, uzakora mu gihe cya Sawuli ukore no mu gihe cyawe. Niko byagenze. Dawidi yishe Goliyati, Sawuli akiyoboye. Ikizakumenyesha ko wavuganye n'Imana nuko uzakora mu gihe cy'umwanzi wawe, ugakora no mu gihe cyawe. Haleluya. Imana twiringiye ni Imana ikenyuruza
igakenyeza, ni Imana yambura ikambika. Nibyo. Imana ishimwe atukuzwe. Kandi buriya icyiza cy'Imana ntabwo igisubizo igikura kure y'aho wasebeye. Aho ngaho wasebeye ni naho ikura igisubizo, yarangiza ikagusebezura. Yamvuze ikinyaruhengeri. Aho wasebeye ni naho igusebezure. Ramubwira iti iki gihugu bakujugunyamo, iki gihugu ubereyemo umushumba w'intama, ni naho uzabera umushumba w'abantu. Imana iramubwira ngo Dawidi we, nzabana nawe nubwo amaboko ya mama wawe yakujugunye, aya papa nakakujugunya, ndi Imana iramira uwo bajugunye. Imana ishimwe. Nibwo Imana hagurukije Samweli kuko babitubwiye. Ageze kwa Yesayi hawa ati Imana yabonye umwami mu bana bawe. Yesayi ati nanjye nari naramaze kubimika kera. Samweli ati ntabwo abo wimitse ari Imana irimika, ahubwo Imana ije kwimika uwo yashatse kwimika. Bari bateguye biteguye ko hagiye kuva umwami aho ngaho, naho umwami ntabwo ari aho, ahubwo ari mu ishyamba. Ubuzima urimo ntibukuraho icyo Imana yakuvuzeho. Iyo Imana igiye kugutabara itesha agaciro aho uri, igaha agaciro ikikurimo. Ntabwo aba bantu banyumvise. Imana itesha agaciro aho uri, igaha agaciro ikikurimo. Ikikurimo kiraruta aho utuye. Muvuge ngo amen. Amen. Bahamagara ba Eliyabu, bahamagara ba Shamu. Imana itabona abagaye. Samweli ati nta wundi. Yesaya atumva hari agahererezi. Bari bamubajije umuhererezi. Hari agahererezi. Nkaho yavuze ngo byo ntibyashoboka. Hari agahererezi kandi nako karagiye intama. Samweli ati okay, nako mukazana. Ba Eliyabu batubwo mugiye gutegereza umuntu woherejwe mu ishyamba kiri umwana. Niwe mugiye gutegereza. Mutuzanira ibiryo twirira, aya meza ntabwo turayasiga gutya, ubwo mugiye gutegereza abo mu ishyamba. Samweli nibwo yuzuye umwuka ati wivure madonko ndibaza sasu wasandi. Iravuze ngo ntimurya kandi ntimunywa umwami ataragira gute, Bashama bati birakaze. Ubwo hajemo n'imbaraga z'inzara tuje kumushaka. Mu byatumye baje gushaka Dawidi n'inzara yari irimo. Imana iteza abanzi bacu ikibazo cyatuma baje kudushaka. Baragiye bashakishe mu ishyamba. Dawidi yarari kuvugana n'Imana. Ubutayu ntabwo bukuraho icyo Imana yavuze. Ubundi abahanga bavuga ko mu butayu niho honyine twumvirijwe ry'Imana. Nibyo. Mu butayu aho uri kubona usuzuguwe, aho uri kubona byarangi, niho honyine uri kumvira ijwi ry'Imana. Kuko iryo uri kumvira aho ngaho rizakugeza muri bya bindi uri gusengera. Komera Imana yacu amashi. Humura, nta kuri Imana itakura umuntu, nta na kuri Imana itageza umuntu. Baramushatse, Dawidi ari kwisengera. Imana iri kumubwira iti iki nico gihe ugiye kuba umwami. Bashama sinzi ukuntu bamubonye baterekeraho kwititiza. Ngwino uje guseba natwe tumaze guseba. Dawidi ati ntawe useba yarasenze. Amen. Umusaraba niwo bendera ryacu twabakijijwe, twemeye n'isoni zawo niwutuneshere, twabyaga dutinya urupfu, Yesu arugirire murekeraho. Baraza baramubwira ati ntabwo uzi umugabo uri iwacu. Umugabo wanze ari yabo wagize ngo yarakwemera. Dawidi ati uwo mugabo uwamutumye niwe unyemera. Haleluya. Amen. Bati
ati ngwino uje kumwara, natwe tumaze kumwara. Dawidi ati hamwara batibitseho ijwi ry'Imana, naho umuntu wese wibitseho ijwi ry'Imana ntabwo amwara. Kubera iki? Ntiwamwarana n'Imana kandi Imana ikiza ikimwaro. Ntabwo wasabana n'Imana kandi Imana ikiza igisebo. Wakubwira ukuntu Imana ikurokoye urupfu. Imana igukuriyeho urupfu. Ela twari kuzarya ubunane, ewe ari kuwa mbere cyangwa kuwa gatatu nijoro ugapfa. Wari wishwe n'ihembe, ariko Imana igukuriyeho umurozi. Wirirwa kuvuga mu mazina, isura yawe ya turashimira Imana ko ugarutse uri mu uzima. Igucungana n'iminota mwitonde. Batigira vubuze. Dawidi ati mureke nongere mbaza Imana. Iki nico gihe Imana iti igihe cyageze. Dawidi ati nta kibazo kangendana amakuru. Baramushorera bari kumuca intege, bati ntuzi Shama, nawe bamwanze. Dawidi ati Shama iyo navuganye nayo ntabwo yarahari. Baramujanye ngo ahinguke hafi y'urugo. Yakarabye yiviriye mu ishamba. Umwuka w'Imana uri muri we ukururana n'umwuka w'Imana uri muri Samweli. Samweli ati ndumva ngurumana. Yesaya ati buretse kugurumana ni kabucura. Have buretse ni kabucura. Ka Dawidi ngo kinjire, kandi ngo yari umusore mwiza w'inzobe de. Yari mwiza. Burya Eleo d'autre venal ku rwego rwawe uramaze. Nibyo. Abantu babona ibyiza atari wowe, ariko Imana izi ko bigukwiriye. Ntukongere kwisuzugura. Ikimenyetso cy'uko ibyiza ari wowe bikwiriye nuko Imana itakugize inyamaswa. Ubiyikugira ihene twari kuzakurya kuri 30. Uzi ihene tuzajya utari uw'igiciro iba yarakugize agakwavu. Ubundi hari ibintu bine byadutera gukorera Imana ntawe uduhasa. Icyambere n'Imana yatugize cyo. Yohana yaranditse ngo bakundwa turi abana b'Imana. Umwana afite agaciro imbere y'umubyeyi. Umwana aruta umukozi. Umwana ari mu irangamimerere. Umwana ataha mu rugo. Iyo papa yinjiye aravuga ngo umwana ari he? Nta mubyeyi warya umwana akiri hanze. Teli mansi kuba Imana yarakugize umwana wayo bigutere kuyikorera ntawe uguhase, ntawe uvuze ngo nyeganyeza ngo simbuka 7. Kuba yarakugize umuntu gakugira umwana wayo bigutere kuyikorera ntawe uguhase. Babwira ka kabiri. Yego. Turacyari kumwe cyane. Icya kabiri ni isezerano dufitanye n'Imana. Nuca mu mazi ntabwo uzatera. Nuca mu muriro ntabwo uzasha. Ibyo byonyine byagutera kuyubaha, ugaterana kenshi ntawe uguhendahenze, ukavuga ngo isezerano mfitanye n'Imana ni ikimenyetso cy'uko inkunda. Nibyo. Haleluya. Babwira icya gatatu. Yego. Naho Imana itugejeje. Aho tugeze hararuta aho twahoze. Cyane. Ninde umeze uko yahoze? Tawe. Ngo atere haleluya tumwikiririze. Aho ikugejeje ni ikimenyetso cy'uko wayikorera ntawe uguhasa. Babwira icya kane. Aho Imana izatugeza. Haleluya. Aho Imana izatugeza muyikomera amashi.
dawidi umwuka w'Imana uri muri dawidi ukururana n'uri muri Samweli ngo dawidi yinjire. Samweli yumva imbaraga ziraje. Imana iti uwo Imana ivuga ntivuguruzwe kandi Imana ikorera mu itegeko. Ntabwo Imana ihenda ikorera mu itegeko. Iyo itegetse urabyara abarozi batarapfa. Iyo itegetse urashaka abavuze ngo ufite 40 bagihari. Ni Imana ikorera mu itegeko. Yesu aherutse guhura n'abikoreye ikiriba ngo wari wa rwose birahebuje ibyo ukora byose Mana, rwose birahebuje nicyo kidutera Mana guhora tukuririmba tuvuga ibitangaza imirimo wakoze. Nicyo kidutera Mana guhora tukuririmba tuvuga ibitangaza imirimo wakoze. murekeraho. Ako kanya Yesu ngo ahita afata umwana. Agira ute? afata umwana. Yabanje avuga ati muhungu ndagutegetse byuka. Ako kanya ngo afata ako kantu kuboko ngo kari kabadutse. Kagize gute? Yesu akorera mu itegeko. Uzabaho batabishaka ari kubeho. Kubera iki? Umwami twiringiye akorera mu itegeko. Afata umwana ukuboko amusubiza nyina. Maze iminsi nibaza ndavuga ni kubera iki Yesu atamuhaye nyina wabo, ntamuhe nyirasenge. Uzi ko ibyawe Yesu azi aho biherereye. Nibyo. Ibyacu Imana izi aho biherereye. Uyu Dawidi rero hanyuma Samweli akimusukaho amavuta ngo amase yivanga n'amavuta bihita bibyara ubwami. Ako kanya amateka arahinduka. Baratangira batumva nyakubahwa ni mwebwe muratubanziriza. Ni mwebwe muragira ute? Babayemo bangahe? Benshi. Babaye herutse kugera ku kibuga cy'indege ngiye kubona mbona nimero y'umutwari rampamagaye ati sheri nanjye ntishu ati muragera hano ryari ngo turagira gutera ndimo bangahe uwo ijambo Mana uwo ijambo Mana we ararigira ijambo Mana ihutisha ingoma uwo wahaye ijambo Mana uwo wahaye ijambo Mana uwo wahaye ijambo Mana we ararigira. Komera Imana amashyi twumve turashoje. Komera Imana amashyi ihutisha ingoma twumve ararigira. amashyi amashyi amashyi. Dawidi aratangiye abahereye ku isorori ya mbere hari harimo inkoko abarafashana tururundu nuruki bati nyine ni inkoko ntabwo wamurenganya yaravuye mu ishamba. Abasubije wemo ati iki sinkimenyereye. Abakoze ku makaroni ati ibi bimeze nk'inzoka ze bati ntabwo ari inzoka nta makaroni bati ariko rero nawe uri gutoba ibiryo nawe arababwira ati simbitobye
nibwo yahise yandika zaburi ivuga ngo antunganyiriza ameza. Haleluya, haleluya, antunganyiriza ameza. Avuga ngo uretseyo intunganyirije ameza ibi nari kuzabikura. Uyu Dawidi niwe wanditse avuga ngo sinzemera ko amaso yanjye asinzira. Tulepa egone paizeni. Yari yibutse aho Imana yamukuye, yibutse icumu rya Sahuri, yibutse inkota ya Goliyati, yibutse ko nta gaciro yagiraga, yibutse kavukire. Dufite ibyatuma dukorera Imana ntawe uduhase. Mureke tugaruke dushime ku Mana, biracashoboka. Mureke tugaruke dushime. Aho ugeze niyo yabigizemo uruhare. Aha yari amaze imyaka 2 aravuga ngo sinkwiye kubyina insinzi ntari nashimira uwampaye gutsinda. Haleluya. Ubundi hari ibintu bibiri shaka kubabwira tugasenga. Icyambere, iby'Imana idukorera bizasigara hano ku isi. Aya mazu, iyi myenda bizasigara hano ku isi. Ariko iby'Imana idukorera, ariko ibyo twebwe dukorera Imana, ibyo twebwe dukorera Imana tuzajyana nabyo. Nibyo. Muranyumvise? Ibyo dukorera Imana tuzajyana nabyo. Iyi tariki imbere y'Imana yanditswe. Ubu mfuye. Iyi tariki nzayihemberwa, ariko iyi kanzu Imana yampaye nzayihemberwa, nzayisiga. Nzayisiga ikimenyetso. Uzarebe iyo tugiye Rusororo, niba umuntu afite imodoka yapfuye, serike bayishira inyuma, ntayo bashira imbere. Wari wabona bamanuye imodoka hasi? No, bamukuramo bakamanura serike, imodoka igatahana abazima. Iby'Imana idukorera bizasigara, ariko ibyo twebwe tuyikorera tuzagendana nabyo. Mureke tuje dukorera Imana ntawe uduhase. Usirimbe bataguhendahenze, uterane ntawe uguhase, kuko iyo uteranye kenshi utera imbere, ariko iyo usibye kenshi usubira inyuma. Nibyo. Dawidi aravuga ngo sinzaha amaso yanjye gusinzira n'ibihenene byanjye. Bihenene nibi sinzemera ko bibona ibitotsi. Kubera iki? Kwiye kubanza gushakira Imana yanje ubuturo. Ikwiye gusuzugurwa, ntabwo ikwiye gusaba. Ntabwo Yesu yasuzugurwa ngihari. Minota iragiye. Hari uwitwa Yosefu w'umwari Matayo, wamaze kumenya ko Yesu amaze gupfa, yaravuze ngo intumbi y'umwami wanjye ntabwo irajugunywa ku gasozi. Amaso yandebeye ejo hazaza, ntabwo ibisiga birayonogora. Amaguru yaritaguye imisozi ngatambuka, ntabwo imbwa zirayarira ku musozi ngo ahitaguruka ngo Yesu ntiyasuzugurwa ngihari. Aragenda ngo agura umwenda w'igiciro. Ndafashijwe. Afata umwenda w'igiciro, araza ngo asaba intumbi ya Yesu, avuga ngo muyime. Murambo w'umwami wanjye ntabwo uraba nk'uw'ibisambo, muwumve. Uyu mugabo niwe watumye ngira agaciro. Uyu yarituye imisozi ndatambuka, yanyise uyu nguyu ndiwe. Dufite byinshi byadutera gukorera Imana ntawe uduhase. Haleluya. Arangije ngo aragenda ngo hari imvari yarashkorogoshoye. Tutekereze ko bene wabo batamuciye intege.
bashobora kuba baramubwiye batari ko se nkawe kuhangaye gushingura Yesu mu mva yawe ubu nkawe upfuye twagushira. Yosefu ati mwebwe muri kureba kubiboneka, kuba natije Yesu imva ni ikimenyetso cy'uko ntagomba gupfa. Ntabwo aba bantu banyumvise bati ngo iki Yosefu ati kuba Yesu ari mu mva yanjye ni ikimenyetso cy'uko nanjye ntapfa, kuko nawe arabizi ntabwo napfa kiri muri iyo naje he. Ariko baramubwira ati siko yapfuye ko byarangi. Yosefu arababwira ngo yari muri misiyo, atandukanye n'abasogokuru, atandukanye n'abashangazi. Nyuma y'iminsi 3 mfite amakuru. Haleluya! Umuntu ufite amakuru ntabwo apfurwa abandi bapfuye, ntabwo aba nk'abandi, abafite amakuru k'ikimenyetso cy'ibizaba. Mukomere Imana yacu amashi. Muhaguruke dusenge, muhaguruke dusenge. Haguruka bwira Imana ngo amaso yanjye ntabwo nakwemera kuyaha ibitotsi, ntabwo nzi